ibihe byiza kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro komeza uzajya udukurikirana natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru azajya abagezweho haba amakuru yo mu Rwanda muri Afurika ndetse no ku isi hose. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel, cyo gusaba ni kimwe gusa, kora subscribe kuri iyi channel kugira ngo buri nkuru yose izajya isohoka uzajye uyibona mu ba mbere 5 gusa ugomba no gukanda ku kazogera kugira ngo uzajye ubona notification. Reka rero nizere kumeze neza, ibyirimo byose birimo biragenda neza ndetse ibyo ngibyo nibyo ngiye nkwifurije. Amakuru agezweho ni inkuru ibabaje, ni inkuru itakiriwe neza n'abanyarwanda benshi. Ibi bintu bimaze kwera mu Rwanda, bimaze kuba byinshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Dutangira kumva ibi bintu byatangiriye ku nyubako yo kwa Makuza, twumva ngo umuntu yamanutse ku nyubako yo kwa Makuza, hagenda hakurikiraho izindi nyubako mu mujyi wa Kigali, abantu bagenda biyahura ndetse imibare igenda yiyongera y'abantu biyahuye. Gusa kuri uyu munsi inkuru tugezeho ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru y'agahinda. Ni umusore mukuru ariko imyirondoro ntabwo iramenyekana ku rwego ruhagije, iwe yiyahuriye ku nyubako ya Bona Dress. Ni inkuru ibabaje cyane, abantu bari bari aho ngaho bakubiswe n'inkuba baravuga ati ibi ni ibiki bibaye, noneho ibi ni ibiki bibaye, se kuki biri kugenda gutya muri ino minsi. Abantu bafite agahinda gakabije, abantu isi yabaruriye, isi yababihiye cyane. Amazina yitwa Mutabazi, niyo mazina yamenyekanye, gusa ibindi ntabwo biramenyekana. Yabanje guhamagara mushiki we, abanza aramubwira ati mushiki wanjye rwose ubuzima bwananiye, ubu ndi ku Bumwe Grand Hotel, niho ngiye kwiyahurira, ni ubuzima bwanze cyane, ibintu birakomeye. Mbona ku kanya kimara guhamagara mushiki we yatabaye vuba na bwangu, amusanga mu mujyi nyine ku nyubako y'Ubumwe Grand Hotel, ngo musaza we atahita yiyahura ako kanya. Gusa mushiki we yasanze ibyo uwo musore yamubwiye bitari byo, ahubwo uwo musore yari yagiye kurira Bona Dress. Ni inkuru isohotse mu kanya gato hashize iminota mikeya cyangwa se amasaha make igiye hanze. Ni inkuru y'akababaro cyane, ni inkuru itishimiwe n'abantu benshi, baba bo mu muryango wa Mutabazi ndetse n'abandi bantu. Ese byatewe n'iki? Ese yahubukiye hehe? N'umunsi noneho uyu musore yiyahuriye hehe? Ese amakuru yamenyekanye n'ayahe? Ni inkuru tugiye kukugezaho mu buryo burambuye, tukubwiye buri kimwe cyateye ku kwiyahura uyu musore. Ese yabikoreye ahagana hehe? Ibintu bimaze kwera cyane ndetse no mu minsi yashize hashyizweho umurongo abantu bashaka kwiyahura cyangwa se bafite ibitekerezo byo kwiyahura bajya bakoresha bamenyesha ikigo gishinzwe ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo bagirwe inama cyangwa se baganirizwe batari biyahura. Yagerageje kwiyahura ariko ntabwo yapfuye, yahubutse kuri etaje ya Bona Dress ariko ntabwo yigeze hapfa. Yari mu masaa 4:05 za mu gitondo, umusore wari mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Bona Dress mu igorofa ya kabiri yagerageje kwiyahura arasimbuka, ariko ako kanya ntabwo yahise yitaba Imana. Umwirondoro w'uyu musore nturamenyekana neza kuko ntabwo amazina ye yose aramenyekana, aho atuye ntabwo haramenyekana, nta nubwo haramenyekana umuryango akomokamo. Gusa izina rimwe ryamenyekanye, akaba yitwaga Mutabazi. Amakuru y'ikinyamakuru dukesha iyi nkuru cyitwa Inyarwanda yamenye nuko uyu musore yabanje guhamagara mushiki we nk'uko nabikubwiye haruguru, amubwira ko ari mu Bumwe Grand Hotel kagiye kwiyahura kuko ubuzima bwamunaniye. Mushiki we yagerageje guhita atega moto ngo azamufate vuba na bwangu. Ageze mu mujyi asanga inyubako yamubwiye siyo, ahubwo ari mu nyubako ya Bona Dress, ari nayo yagerageje mu kwiyahura. Mu gusimbuka aturutse ku igorofa rya kabiri, uyu musore yaguye hejuru y'imodokari, avunika amaboko, avunika amaguru ndetse bigaragara ko yiviriye imbere kuko yaciraga amaraso. Icyakora ntabwo yahise apfa ako kanya kuko yari agihumeka ndetse ari no kwinyeganyeza, umubiri we utarashira mu mwuka. Ako kanya yahise ajyanwa kwa muganga igitaraganya, gusa ntiharamenyekana impamvu nyamukuru yatumye uyu musore agerageza kwiyahura.
gusa nk'uko yabwiye mushiki we ngo nuko ubuzima bwari bwamunaniye, ubuzima bwamubihiye kugera ni nako rero yagerageje kwiyahura. Ariko uku kugerageza kwiyahura kwe byababaje benshi cyane cyane abo mu muryango we, kuko yari umusore mukuru cyane utagakwiye kuba yiyahuye, ndetse benshi mu muryango we byababaje, by'umwihariko mushiki we yahise ahagera ako kanya nyine. Ni nawe watangaje izina rya Mutabazi. Yahageze mu marira menshi cyane, mushiki we yararimo ararira cyane, ndetse atungurwa no kubona musaza we agaramye aho ngaho nyuma yo kwikubita hejuru y'imodokari. Mushiki we yari mu gahinda kenshi cyane arimo ararira. Gusa iyi nkuru ntabwo haramenyekana byinshi cyane kuri yo, ahubwo amakuru ari kugenda azamuka nk'uko uri kumubona ku ifoto. Nk'ukuri yari umusore mutoya rero, yarashungerewe n'abantu imbere y'inyubako ya Rabona Dress. Abantu barimo baribaza niba iki bibaye. Iyo modokari yaguye hejuru nayo nyine yahise ihagarara aho ngaho, niyakomeza niyagira ahandi ijya itangira gukurikirana iby'uwo muntu wari uturutse kuri etaje ya kabiri. Mu by'ukuri yari aturutse kuri etaje ya kabiri, urumva ko yari aturutse ahantu kure, agerageza kwiyahura agwa hejuru y'imodokari. Imodokari rero nayo yahagumye, ni nayo nyiri imodokari nawe agerageza gukurikirana ibyari bibaye. Cyari kituye hejuru y'imodoka ye, ari nako yasanze ari umusore ugerageje kureba, ari hagati y'imyaka 25 ndetse na 18, kuva ku myaka 18 kugeza kuri 25. Ntabwo yari umusore mukuru, ariko harakibazwa impamvu nyamukuru yatumye ubuzima bumusharirira kugeza aho afashe icyemezo cyo kwiyahura. Ni ibintu biri kugenda bizamuka cyane muri no minsi, abantu bari kwiyahura, ubuzima bwarababihiye. Mu by'ukuri ubuzima ntabwo byoroshye, hari na COVID-19, ariko mu by'ukuri abantu bari kwiyahura ari benshi ugereranyije no mu minsi yashize. Ibi byatangiye kumvikana twumva ngo umukobwa yasimbutse ari ku nyubako yo kwa Amakuru ariyahura. Birakugenda bikomeza, inyubako nyinshi zo mu mujyi abantu benshi bagiye bagaragara baziyahuriyeho. Gusa iyi nkuru y'uyu musore niyo ibyutse ivugwa muri iki gitondo. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru itakiriwe neza n'abantu bari hafi aho ngaho. Benshi bifashe mu maso, benshi bababaye, benshi bahahamutse, benshi bavuze ati Mana yanjye, ibi ni ibiki bibaye, nyuma yo kubona uyu musore yiyahuye. Tuzagenda tubakurikiranira byinshi kuri uyu musore, tugenda tunamenya amakuru yose kuri uyu musore, tunamenya ese niki cyatumye yiyahura, niki cyatumye afata umwanzuro wo kwiyahura bigeze aha ngaha. Rero icyo usabwa ni kimwe no kuguma hafi yacu twese. Ariko hanashyizweho umurongo w'abantu bagomba kujya bahamagara mu gihe bagize ikibazo cyatuma biyahura. Impfu ziri kugenda ziyongera cyane, ingufu ziri kugenda ziyongera cyane. Abantu basaga 576 bamaze kwiyahura, inabaza ku muryango ukomeje kwigira ntibindeba. Hashize iminsi mu itangazamakuru ryo mu Rwanda no kuri hatambuka inkuru z'abantu biyahuye cyangwa se biyambuye ubuzima, bigafatwa nk'ibidasanzwe kuri bamwe, mu gihe inzego z'ubuzima zo zigaragaza ko ahubwo hakwiriye uruhare rwa buri wese, cyane cyane umuryango nyarwanda ngo bigabanuke. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB ruherutse gutangaza ko imibare igaragaza ko mu myaka 2 ishize umubare w'abiyahura mu Rwanda wagabanyutseho 2%. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry aherutse kuvuga ko mu mwaka w'ingengo y'imari ya 2019-2020 umubare w'abantu biyahuye mu Rwanda wari 291, mu gihe mu mwaka wa 2020-2021 bari 285. Dr. Murangira yavuze ko iperereza bakoze 47% by'abiyahuye hatamenyekanye intandaro yo kwiyambura ubuzima, mu gihe abiyahuye bitewe n'amakimbirane mu muryango ari 28%, ababitewe n'uburwayi bwo mu mutwe ari 8%, ababitewe no kwiheba ari 4%, amakimbirane akomoka ku butaka ni 3%, ababitewe n'indwara zidakira nabwo ni 3%.
abiyahuye biturutse ku kubengwa no kubenga bangana na 2%, ubukene bukabije ni 2%, amadeni ni 2%, naho ababitewe n'igihombo ni 2%. Abagabo nibo benshi biyahuye ku kigero cya 42%, mu gihe abagore ari 18%. Ishami ry'umuryango w'abibumbye nyine ryitwa ku buzima OMS itangaza ko mu bantu 800,000 bapfa biyahuye buri mwaka, nibura 60% baba bafite agahinda gakabije, naho 90% baba bafite imwe mu ndwara zo mu mutwe. Ngayo nguko rero ni ibyo ngibyo byatangajwe, byaturutse kuri uyu musore wiyahuye muri iki gitondo hagana saa 4 za mu gitondo, saa 4:05 za mu gitondo nibwo yiyahuye. Andi makuru tuzagenda tuyabakurikiranira, ariko tugenda tubagezaho byinshi cyane kuri iyi nkuru, tunakumenyera byinshi cyane kuri uyu musore ndetse no kuma bishobora kuba yateye uyu musore kwiyahura. Komeza kugira ibihe byiza, udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi, n'iby'agaciro komeza uzajya udukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru azajya abagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi hose. Icyo usabwa ni kimwe, ni gukora subscribe kuri iyi channel, ugakanda no kukazogera kugira ngo buri nkuru yose izajya isohoka uzajya ibona mu bambere 5/5. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Komeza kugira ibihe byiza ndetse ukomeze no kugira umunsi mwiza cyane.